Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana muri iki gitondo. Imana itugire neza, Imana iduhaye umunsi mwiza, ni umunsi w'umutuzo, ni umunsi wo guturiza imbere y'Imana, mbere y'ubwiza bw'Imana, tukumva icyo Imana ivugana natwe, tukumva kubaho kw'Imana, tukumva ijwi y'Imana rituganiriza. Muri iki gitondo munkundire mbakire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri morning prayer. Birashoboka ko ari irya mbere bifatikanyije natwe mu bihe byiza byo gusenga. Morning prayer dusenga iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Imana igenda idushira ku mutima ibyifuzo bitandukanye, cyangwa se ijambo ry'Imana ryabasha kudufasha tukarigenderaho uyu munsi tuba tugezeho. Rero ndabashishikariza kubana natwe no gusangiza abandi iri sengesho kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha. Imana ibagirire neza. Muri iki cyumweru Uwiteka yadushyize ku mutima kuganira namwe, ese nibiki byadufasha kugira ngo tubashe guhimbaza Imana neza, kugira ngo tubashe kuramya Imana neza. Ndabizi abantu twese dukunda kuramya. Iyo hageze umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana, abantu baba babyishimiye, baba babikunze. Ariko reka nkubwire, kuramya Imana ntabwo bigarukira gusa hariya mu rusengero, muri ya mwanya w'indirimbo. Oya, kuramya Imana bigomba gucika ubuzima bwacu bwa misi yose. Ibyo dukora, ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, ibyo tugenderamwo, ubuzima bwacu bwa buri misi yose bugomba kuba ari ubuzima bwo kuramya Imana. Kuramya Imana rero ni igikorwa cyose umukristo akora agamije guhesha Imana icyubahiro, agamije gushira Imana hejuru. Icyo gikorwa cyose umukristo akoze aba ari kuramya Imana. Rero ntabwo ari kujya mu rusengero gusa, ntabwo ari kwitabira service cyangwa se amateraniro atandukanye, ntabwo bigarukira. Oya, ahubwo no mu rugo, no ku kazi, naho ukorera, ahantu hose uri, ubuzima bwawe bugomba kuba ari ubuzima bwo kuramya Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka dusubire nanone mu Bikolosayi igice cya 3 umurongo wa 17 cyangwa se 17. Bibiliya iravuga ngo, kandi icyo muzovuga cyose nibyo muzakora. Haleluya, ngo mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo mushime Imana Data wa twese. Kubw'uyo ndashaka guca akarongo ngo mujye mubikora. Haleluya, ngo byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibiki? Ngo ibyo tuvuga, ngo nibyo dukora byose. Yesu ashimwe cyane. Waruzi ko ibikorwa byacu dukora, ubuzima bwacu, haleluya, iyo tubashije gukora ibyiza, iyo tubashije kugendera mu nzira z'Imana, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Haleluya, reka nkubwire, kuramya Imana nicyo gikorwa cyose cyiza witeguye gukora nk'umukristo ugamije guhesha Imana icyubahiro. Kubera iki ibyo dukora bigomba kuba bihwanye n'icyo Imana ishaka. Imibiri yacu ni ibikoresho dukoresha, haba mu gukora ibyiza cyangwa se mu gukora ibibi. Rero umubiri wawe ugomba guhora utekereza gukora ibyiza. Kubera iki? Kubera ko umubiri wawe n'urusengero rw'Umwuka w'Imana, ni ingoro ya Mwemu Yera. Imana ituye mu mibiri yacu, Imana ituye mu buzima bwacu, Imana ituye muri twebwe. Iyo rero dutangiye gukoresha imibiri yacu ibyaha, reka nkubwire, Imana ntabwo ikomeza kuba mu mubiri uri mu icyaha. Neva, ntabwo bikunda. Imana ntabwo iba mu mubiri utuyemo abadayimoni. Imana ntabwo iba mu mubiri utuyemo ishari, ibyaha, ubusambanyi n'ibindi byose. Oya, ahubwo tugomba kwiyeza, tugomba kwitunganya, tugomba kwitandukanya n'ibyaha, tugomba kwitandukanya n'ingeso mbi. Niba dushaka by'ukuri ko ibikorwa byacu bihesha Imana icyubahiro, ibikorwa byacu biramya Imana, tugomba kwitandukanya n'ikintu cyose kidahesha Imana icyubahiro mu buzima bwacu. Ngo ibyo dukora byose tubikore duhesha Imana yacu icyubahiro. Nshuti yanjye uri kuranyumva muri kino gitondo, ese ibikorwa byawe ukora uyu munsi biri guhesha Imana icyubahiro, biri kuramya Imana? Ese uwo mubiri wawe uri kuwukoresha uramya Imana? Ese uwo mubiri wawe uri kuwukoresha uhesha Imana icyubahiro? Reka ngusabe, niba by'ukuri wifuza ko Imana yakira amashimwe yawe, yakira indirimbo yawe, yakira kuramya kwawe, reka muri kano kanya wongere ufate icyemezo, wiyemeze mu mutima wawe guhora ukora ibyiza. Uwo mubiri wawe wiyemeze ko ukoresha ibyiza, ibyaha ushyire ku ruhande,
kubera ko umwuka wera atuye mu mubiri wawe, kandi umwuka wera adatuye mu mubiri wawe ntabwo wabasha kuramya Imana neza, kuko Imana ni umwuka, Imana ni umwuka, Imana ni mwemu. Rero mwemu aba mu mubiri muzima, aba mu mubiri utari mw'ibyaha. Rero niba ushaka ko kuramya Imana kwawe kuzamuka kugera ku Mana, reka uhindure ibitekerezo byawe, reka utangire kubaho ubuzima bwo gukora ibyiza bihesha Imana icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turagushimiye muri kino gitondo, urakoze kuko uri Imana igira neza. Imibiri yacu turayiguhaye Mwami, kugira ngo ibi bitambo bizima, ibi bimaze bizima, kugira ngo kugukorera kwacu Mwami kuba umumaro. Abantu benshi turakuramya ariko imibiri yacu yuzuye mu ibyaha, ibitekerezo byacu biri kure yawe. Reka muri kino gitondo Mwami, imibiri yacu yongere kandi kwezwa n'amaraso yawe, kugira ngo tukuramye tuguheshe icyubahiro Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo turiyemeje kubaho ubuzima bwo gukora ibyo ushaka, bwo kugendera mu nzira zawe. Mu izina rya Yesu Kristo abari baracitse intege wongere kandi ubahagurutse, imibiri yabo bayiguhe, bayikoreshe mu kuguhesha icyubahiro. Natwe tuzabasha kubona umugisha kubera ko twabikoze neza. Urakoze kuko Imana igira neza, ugire neza ubwoko bwawe, ubane nabo uyu munsi, ugendane nabo, ubarinde mu majya no mu maza, babone ikiganza cyawe no gukora kwawe mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.